musozi we mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi we mbese wiyita iki? biragaragara cyane urakanganye nibyo kandi biraboneka cyane uteye ubwoba n'ukuri ariko se wibwira kurinde mbere ya Zerubabeli ariko se wiyita iki imbere y'umugaragu Zerubabeli? biragaragara cyane urakanganye nibyo kandi biraboneka cyane uteye ubwoba n'ukuri ariko se wibwira kurinde mbere ya Zerubabeli ariko se wiyita iki imbere y'umugaragu Zerubabeli? yewe yewe wa musozi mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi we mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi we mbese wiyita iki? biragaragara cyane urarumbaraye amayira yose yarafunzwe na namwe ho guca ariko reka mubwire ibyawe ugiye gukurwaho uzahinduka ubusa gusa Zerubabeli abona inzira. biragaragara cyane urarumbaraye amayira yose yarafunzwe na namwe ho guca ariko reka mubwire ibyawe ugiye gukurwaho uzahinduka ubusa gusa Zerubabeli abona inzira. yewe yewe wa musozi mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi we mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi we mbese wiyita iki? ihangane kandi urwane nziza byose irabishobora iyo iri mu ruhande rwacu burya nta mubisha. ibwire byose uyitegereze bikanga umutonomo ku isaha yayo mu gihe cyayo byose ibikora neza. ihangane kandi urwane nziza byose irabishobora iyo iri mu ruhande rwacu burya nta mubisha. ibwire byose uyitegereze bikanga umutonomo ku isaha yayo mu gihe cyayo byose ibikora neza. yewe yewe wa musozi mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi we mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi we mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi we mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi mbese wiyita iki? yewe yewe wa musozi we mbese wiyita iki?
n'ibihe ihora uko yahoze, kandi ebyiri igira ntibeshya, ibihe n'ibihe ihora uko yahoze. Uko Imana itahinduka, niko itahindura umugambi wayo. Uko Imana itahinduka, niko itahindura umugambi wayo. Kandi ebyiri igira ntibeshya, ibihe n'ibihe ihora uko yahoze, kandi ebyiri igira ntibeshya, ibihe n'ibihe ihora uko yahoze. Yabwiye Mose iti ndiho, iti kandi nzahoraho, nimusubire inyuma muhamba amahema, mwiturize maze murebe. Bati se Mana n'iyi misozi, izi ngabo n'iyi nyanja, ko tugoswe turagenza dute? Iti muri abantu njye nkaba Imana. Bati se Mana n'iyi misozi, izi ngabo n'iyi nyanja, ko tugoswe turagenza dute? Iti muri abantu njye nkaba Imana. Uko Imana itahinduka, niko itahindura umugambi wayo. Uko Imana itahinduka, niko itahindura umugambi wayo. Kandi ebyiri igira ntibeshya, ibihe n'ibihe ihora uko yahoze, kandi ebyiri igira ntibeshya, ibihe n'ibihe ihora uko yahoze. Natwe yavuganye natwe, kandi irabisohoza. Have have witiranya inzira, hakurya yahoze n'ubu ni kwiri. Kwibaza ngo bizagenda bite, aho yashaje nk'itagifite imbaraga, nka kwa kundi yakoze ibya mbere, n'ibindi bitegereze. Kwibaza ngo bizagenda bite, aho yashaje nk'itagifite imbaraga, nka kwa kundi yakoze ibya mbere, n'ibindi bitegereze. Uko Imana itahinduka, niko itahindura umugambi wayo. Uko Imana itahinduka, niko itahindura umugambi wayo. Kandi ebyiri igira ntibeshya, ibihe n'ibihe ihora uko yahoze, kandi ebyiri igira ntibeshya, ibihe n'ibihe ihora uko yahoze. Inzira iby'iyo Mana ntibyatambitse, mu misozi mu bihanamanga, ku iherezo uzayibona. Va mu bwoba winjire mu mwuka, wibuke isezerano iba muri twe ntibeshya.
nibesha nihinduka kugusa umuntu ukwimana itahinduka nikwita hindura umugambi wayo ukwimana itahinduka nikwita hindura umugambi wayo nandimevyi igira nibesha ibihe n'ibihe ihora uko yahoze nandimevyi igira nibesha ibihe n'ibihe ihora uko yahoze ukwimana itahinduka nikwita hindura umugambi wayo ukwimana itahinduka nikwita hindura umugambi wayo nandimevyi igira nibesha ibihe n'ibihe ihora uko yahoze nandimevyi igira nibesha ibihe n'ibihe ihora uko yahoze abatashe baratashe iririre abagiye baragiye iririre imirimo yabo yagiye iba urikiye wowe uhora urimo omba wiyanduza abatashe baratashe iririre abagiye baragiye iririre imirimo yabo yagiye iba urikiye wowe uri mu homba wiyanduza yongwa abatashe baratashe iyoyo koko bw'igare buriye ibyo birabazwa buryo uhora barimaho omba wiyanduza abatashe baratashe iririre abagiye baragiye iririre imirimo yabo yagiye iba urikiye wowe uri mu homba wiyanduza ngo igikuba ni igicika iwanya amarasakava abo waruza abo wakunda ukababura zibuka yuko hariho isaha yo guhora ku ijuru ukaruye uvuga uti nzihorera wiyanduza abatashe baratashe iririre abagiye baragiye iririre imirimo yabo yagiye iba urikiye wowe uri mu homba wiyanduza abazi ziruta ibitambo mwabatambye narwo urubanza zikarwishima hejuru imbabazi ziruta ibitambo mwabatambye mwe narwo urubanza zikarwishima hejuru buryo uhora barimaho omba yanduza abatashe baratashe iririre abagiye baragiye iririre imirimo yabo yagiye iba urikiye wowe uri mu homba wiyanduza yaba warubizi yaba wabimenyaga yaba warubizi yaba wabimenya ewe ngo yaba warubizi yaba wabimenyaga yaba warubizi yaba wabimenya ngo yaba waruzi ko ntandura ivugira ubusa ku gasozi ntarikaba itatonoma nta muhigo ipfumbuye yaba warubizi wakwizera yesu nawe yaba warubizi yaba wabimenyaga ngo yaba warubizi yaba wabimenyaga yaba warubizi yaba wabimenyaga yaba warubizi yaba wabimenyaga ngo yaba warubizi yaba wabimenyaga yaba warubizi yaba wabimenya wowe ngo yaba waruzi iki gihe ko ari nk'icyo kuganurwa abo mu gihe cye basuzuguye ibyo avuga maze amazi arabaniga yaba warubizi wakwizera yesu nawe yaba warubizi yaba wabimenya
kwizera Yesu nawe yaba warubizi yaba wabimenyaga 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 Imana ntinegurizwa izuru yo Imana ni nyacyubahiro Imana ntinegurizwa izuru yo Imana ni nyacyubahiro abantu birahira ababahaye ababagabiye n'ababakebeye abandi birahira abababyaye ufite itungo hejuru akaryirahira umubyeyi atinda akabura imfura yanjye Imana ntabwo ari kwibigenza burya bikomeye isezerano ku bantu bayo irirahira ntakiriho yarahira ivuga rimwe ndetse kabiri iti Imana simpindagurika iyo Danieli Yobu na Nowa baguruka bakabamba ihema iyo Enoke Elisa na Eliya baguruka bakabamba ihema rwose Mose Kalebu na Yosuwa baguruka bakabamba ihema ibyo yavuze bikumvikana mu matwi yawe ntuterura uvuga uti Yesu nanjye ndaje ndengera amahame ntunyeganyege abanubwira ko twayobye abashishoza bazi ko twabataye abandi bati bibiri mu iterabwoba abanyamubiri ngo nugukabya ibyo bikomeye bize tubibone bizaza ryari kandi birihe saa n'umunsi nibyo n'ibihe Imana ibitinze iritari wakwigarura ishemo ibanga n'imbabazi iyo Danieli Yobu na Nowa baguruka bakabamba ihema iyo Enoke Elisa na Eliya baguruka bakabamba ihema rwose Mose Kalebu na Yosuwa baguruka bakabamba ihema ibyo yavuze bikumvikana mu matwi yawe ntuterura uvuga uti Yesu nanjye ndaje ndengera amahame ntunyeganyege bibona burya hariho iby'agasumbirizo hari ibyo uranyaga urasambana umugome umwe kabuhariwe akayinurerura unamuba mu bundi buryo uri nyarwenge kuko arimi agatoki nashimwe nshimwe ibyo ariko ntibyari ikibazo mu burire hakiri kare kubutsa abakunzi ba Yesu tindigabo mbona urutoke mu mboneza uwite kusoma inkuru za Berushaza na Herode amaze kwicisha inkota Yakobo agira ati ndikuza Petero marayika aramukumbanya Imana ntinegurizwa izuru yo Imana ni nyacyubahiro Imana ntinegurizwa izuru yo Imana ni nyacyubahiro Imana ntinegurizwa izuru yo Imana ni nyacyubahiro Igitangaza
nigitangaza 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 igitangaza cyabonetse mu rurembo rwa Dawidi yuko umwana w'umuhungu yavutse ku mwari Mari yahanuwe kuva kera n'abahanuzi bo hambere yuko umwari w'umukobwa azabyara umuhungu igitangaza cyabonetse mu rurembo rwa Dawidi yuko umwana w'umuhungu yavutse ku mwari Mari yahanuwe kuva kera n'abahanuzi bo hambere yuko umwari w'umukobwa azabyara umuhungu azitwa usumba byose umuziranenge azitwa Emanueli Imana iri kumwe natwe azitwa igitangaza Imana ikomeye kandi ubutware bwose buzaba ku bitugu bye azitwa usumba byose umuziranenge azitwa Emanueli Imana iri kumwe natwe azitwa igitangaza Imana ikomeye kandi ubutware bwose buzaba ku bitugu bye Manzariwe Satana yabimenye ko yavutse itagota impande zose ngo arebe ko yamuhita injira muri Heroda tuca abana b'abahungu abana bose arabamara ashaka mu mwami Yesu ariko ntiyamenye yuko uwo nguwo ari Imana idapfa ariko ntiyamenye yuko uwo nguwo ari Imana idapfa Manzariwe Satana yabimenye ko yavutse itagota impande zose ngo arebe ko yamuhita injira muri Heroda tuca abana b'abahungu abana bose arabamara ashaka mu mwami Yesu ariko ntiyamenye yuko uwo nguwo ari Imana idapfa ariko ntiyamenye yuko uwo nguwo ari Imana idapfa azitwa usumba byose umuziranenge azitwa Emanueli Imana iri kumwe natwe azitwa igitangaza Imana ikomeye kandi ubutware bwose buzaba ku bitugu bye azitwa usumba byose umuziranenge azitwa Emanueli Imana iri kumwe natwe azitwa igitangaza Imana ikomeye kandi ubutware bwose buzaba ku bitugu bye mushimiye yabikoze mushimiye yicaye ku ntebe igikora ibikomeye kandi yadukijije urupfu Yesu bwitimanye Yesu igihe nta kimwe itaduha ubwo yadukunze cyane nta kintu nta kimwe itaduha mushimiye yabikoze mushimiye yicaye ku ntebe igikora ibikomeye kandi yadukijije urupfu Yesu bwitimanye Yesu igihe nta kimwe itaduha ubwo yadukunze cyane nta kintu nta kimwe itaduha igitangaza 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 Nigitangaza igitangaza 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 Nigitangaza igitangaza Tangaza igitangaza Tangaza igitangaza igitangaza Nigitangaza igitangaza 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 igitangaza
akiranuka, kuko afite izina riruta ayandi mazina yo mu isi, ntazigera kubabariza umutima, kuko niwe waguhamagaye kandi yaguhisemo none ibikomeye azabyoroshya. Mana yacu si amagambo, si Imana y'ikimuga, si Imana itinya ibikomeye ngo bayanure imvura ikubye. Mana yacu irakomeye, iyo yaremye isi n'ijuru, ishobora ibidashobokera abantu bo bananiwe. Mana yacu si amagambo, si Imana y'ikimuga, si Imana itinya ibikomeye ngo bayanure imvura ikubye. Mana yacu irakomeye, iyo yaremye isi n'ijuru, ishobora ibidashobokera abantu bo bananiwe. ibyo ubona bikakubagari ku mutima ntutuze, Ibyo bikwiye bisha bigatuma ujya kure y'Imana, ntakiruta kubambwa ku musaraba, ubwo yihanganye n'ibabaro akanesha urupfu ku musaraba, agahanga gutwara ijuru no mu isi. Uhangayitse ute? Ikiguteye ubwoba ni ikihe? Ibikomeye azabyoroshya. ibyo ubona bikakubagari ku mutima ntutuze, Ibyo bikwiye bisha bigatuma ujya kure y'Imana, ntakiruta kubambwa ku musaraba, ubwo yihanganye n'ibabaro akanesha urupfu ku musaraba, agahanga gutwara ijuru no mu isi. Uhangayitse ute? Ikiguteye ubwoba ni ikihe? Ibikomeye azabyoroshya. Shaka bakuvuga uko utari, bakuvuga uko utigeze umera, baguharabike bagusebya bagamije kugutesha ibara. Wowe wizeye ntuzamuveho, utumvire Yesu wanesheje, aburane n'abakuburanya kuko wamwubahishije. Bashaka bakuvuga uko utari, bakuvuga uko utigeze umera, baguharabike bagusebya bagamije kugutesha ibara. Wowe wizeye ntuzamuveho, utumvire Yesu wanesheje, aburane n'abakuburanya kuko wamwubahishije. ibyo ubona bikakubagari ku mutima ntutuze, Ibyo bikwiye bisha bigatuma ujya kure y'Imana, ntakiruta kubambwa ku musaraba, ubwo yihanganye n'ibabaro akanesha urupfu ku musaraba, agahanga gutwara ijuru no mu isi. Uhangayitse ute? Ikiguteye ubwoba ni ikihe? Ibikomeye azabyoroshya. ibyo ubona bikakubagari ku mutima ntutuze, Ibyo bikwiye bisha bigatuma ujya kure y'Imana, ntakiruta kubambwa ku musaraba, ubwo yihanganye n'ibabaro akanesha urupfu ku musaraba, agahanga gutwara ijuru no mu isi. Uhangayitse ute? Ikiguteye ubwoba ni ikihe? Ibikomeye azabyoroshya. zikomeye azabyoroshya, Ibikomeye azabyoroshya. zikomeye azabyoroshya, Ibikomeye azabyoroshya. sangane azabyoroshya, Ibikomeye azabyoroshya. Imana azabyoroshya, Ibikomeye azabyoroshya. zikomeye azabyoroshya, Ibikomeye azabyoroshya. zikomeye azabyoroshya, Ibikomeye azabyoroshya. imbere azabyoroshya, Ibikomeye azabyoroshya. Imana azabyoroshya.
byorosha. banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Haleluya bubatsi banze wa mana we Haleluya bubatsi banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Doribuye abubatsi banze wa mana we Doribuye abubatsi banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Haleluya bubatsi banze wa mana we Haleluya bubatsi banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Doribuye abubatsi banze wa mana we Wani Yesu abanyamategeko bahinyuye Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Haleluya bubatsi banze wa mana we Haleluya bubatsi banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Nibutsi byaya myaka igihumbi tumanutse dukandagiye kurera yono uwo mwama tubereye ukomeza imfuruka Haleluya bubatsi banze wa mana we Haleluya bubatsi banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Nyiririmba nibutsi byaya mafarashi yera Yesu mwama turangaje imbere niye farashi Uwo Yesu atubereye ukomeza imfuruka Haleluya bubatsi banze wa mana we Haleluya bubatsi banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Nyiririmba nibutsi byaya mafarashi yera Yesu mwama turangaje imbere niye farashi Uwo Yesu atubereye ukomeza imfuruka Haleluya bubatsi banze wa mana we Haleluya bubatsi banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Nyiririmba nibutsi ubw'imandiza bivuze Kanyanka ko guhumbya duhuriye ku bicu Uwo mwama tubereye ukomeza imfuruka Haleluya bubatsi banze wa mana we Haleluya bubatsi banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Nyiririmba nibutsi ubw'imandiza bivuze Kanyanka ko guhumbya duhuriye ku bicu Uwo Yesu atubereye ukomeza imfuruka Haleluya bubatsi banze wa mana we Haleluya bubatsi banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Nyiririmba nibutsi byaya mafarashi yera Yesu mwama turangaje imbere niye farashi Uwo Yesu atubereye ukomeza imfuruka Haleluya bubatsi banze wa mana we Haleluya bubatsi banze wa mana we Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka Nyiririmba nibutsi byaya mafarashi yera Yesu mwama turangaje imbere niye farashi Uwo Yesu atubereye ukomeza imfuruka Haleluya bubatsi banze wa mana we Haleluya
bande bande wamanawe Isiyoni bayirikomeza ifuruka Kanyamana isoko muramumaro isayo gahinda gasaze ndetse nabiruhanya izo nzitane ndetse n'izindi tutiriwe tuvuga kubagenzi byaduhaniye isabune y'abameshi Mumbuyeyo iyo badapfanda kumbuye nubwo ibigusha biri mu nzira mumbuye uwimye ingoma mumbuyeyo iyo badapfanda kumbuye nubwo ibigusha biri mu nzira mumbuye uwimye ingoma Rugendo tugikomeje kugenda hari inyanja yambukwa uretse Eliya na Enoti n'ahandi hariho kunyurwa urukundo ukunda umwami Yesu niko musare wambutsa urupfu ntirugusatira nk'iyi nyanja ntumbaze uvogere umfate hakurya tudutangayuza abatashye tudutangayuza abahobere uza abakunzi bari mu nzira aho abagenzi bategerereza umurimo w'uwimye ingoma tudutangayuza abatashye tudutangayuza abahobere uza abakunzi bari mu nzira aho abagenzi bategerereza umurimo w'uwimye ingoma umurimo w'uwimye ingoma
kuza umutware yasohoye i Yerusalemu. Inkuru z'uwo zatugezeho uko abungeri zabagezeho ko Mesiya wari ukwiye kuza umutware yasohoye i Yerusalemu. Aho ngaho i Yerusalemu mu mudugudu w'i Betelehemu, aho ngaho i Yerusalemu mu mudugudu w'i Betelehemu. yewe 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 Betelehemu uri mutoya oya, yewe 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 Betelehemu uri mutoya oya. Yageze ku banyabwenge kubw'inyenyeri yabashyiriweho, arayoboza Herode umunyamubiri usabwe bwica, n'ubu kandi bene abo bariho. Ababyeyi benshi babonye intambara, bambarwa amaraso ruradudubiza. Hahirwa Yesu wari ukwiriye kuza, tubiganirama n'uburasheri naragahoza. Aho ngaho i Yerusalemu mu mudugudu w'i Betelehemu, aho ngaho i Yerusalemu mu mudugudu w'i Betelehemu. yewe 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 Betelehemu uri mutoya oya, yewe 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 Betelehemu uri mutoya oya. Kazi wacu mu rusengero somerwa ibyanditswe ukunde gusenga, uzamenya Yesu ubusa uruhinja rwo mu kiraro cy'inka yitwa Jambo. Iryo jambo ritabaza rimurikira abagenzi bamaramaje bagana i Yerusalemu. Muri iyi minsi i Yerusalemu nahasomerwa Bibiliya yera, iyo ngiyo yo ku banyabwenge, inyenyeri iyobora ururembo rw'ubugingo. Muri iyi minsi i Yerusalemu nahasomerwa Bibiliya yera, iyo ngiyo yo ku banyabwenge, inyenyeri iyobora ururembo rw'ubugingo. yewe 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 Bibiliya yera uri mutoya oya, yewe 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 Bibiliya yera uri mutoya oya. Bibiliya ni inzu y'imitsima, Betelehemu itari umubiri. Bibiliya ni inzu y'imitsima, Betelehemu itari umubiri. yewe 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 Bibiliya yera uri mutoya oya, yewe 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 Bibiliya yera uri mutoya oya, yewe 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 Bibiliya yera uri mutoya oya, yewe 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 Bibiliya yera uri mutoya oya.
tugezeyemwe kugufa tuzari muri rugati twikomera mu mashyi tuzarivu izimpundu hihi kuko tuzaho yadukuye igitego cyarinjiye. Ugitangira inzira Yesu wehe mwami wanjye aduteze iminsi bavuga ngo ntituzayikomeza none tukuri inyuma Yesu wehe turiho mwami nk'uko bishatse turagera ikirenge mu cyawe igitego cyarinjiye. Twaratsindishirijwe 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 igitego cyarinjiye ukuri ubu twe turatuje muri Yesu nta mbogamizi n'ibyabaruzi burya byari kera turi kumwe n'Imana ikiza ducumuye turataga tuti Yesu we twasitara tugataga tuti Yesu we ati muhumure mbaza amazina igitego cyarinjiye. Ntabwo twezwa n'amaraso y'Abeli cyangwa y'indizi z'amahembe twegerezwa amaraso ya Yesu uyitame avuga ibyiza kuruta y'Abeli itugitambaye amafu ya Eva cyangwa inuma zinungura oya idutumbiriye amategeko yamanutse Sinayi nanzapfa nzakira simbizi yo muri purigatori twaratsindishirijwe 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 igitego cyarinjiye. 'Cause you're mine. Mana tugeze mwe kuguha tuzayi kuri rugati twikomera mu mashyi tuzayiho izimpundu kuko tuzaho yadukuye igitego cyarinjiye tuzayi 'cause you're mine.